muri nge namanukiwe n'umwuka w'Imana yatumye yitangira umunyabyaha igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge namanukiwe n'umwuka w'Imana yatumye yitangira umunyabyaha. Amen. twige ku bibazo dufite nk'abayobozi kugira ngo turebe bimwe na bimwe twakemura kugira ngo n'umudiyakoni abanze dushyire mu maboko y'Imana adusengere. Mana igira neza dore tugeza mu nzu yawe kandi turagushimira kuba twabashije kuhagera abashe kumanura umwuka wera abandi natwe turagushimira Mana kuba twaramutse gudumbura kuba twese tugihumeka umwuka w'abazima ibicumuro twacumuye twatekereje turacumura twarebye turacumura turacumura byangwa n'amaso yawe kugira neza uciye bugufi imbere yawe ngo ubashe kutubabarira. Amen. Kugira neza rero ubashe kudufasha iterambere ryacu rigende neza twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Bigeze mu gihe cyo gusenga. Turashize none gukemura ibibazo bimwe na bimwe dufite mu itorero. Ntabwo navuze gukemura ibibazo byo mu rugo n'ibyo dufite hano mu itorero bimwe na bimwe bigenda bigaragara nka gute umuntu yuzura nk'umwuka cyangwa se atangiye kujya mu ndimi cyangwa se n'ibindi ugasanga abantu bari kumucecekesha ngo natuze n'ibyo ni ibiki kandi atabyo mpamara mbwira Kevesi oya rwose mu mapasi Keva arambangamira njya kuza umwuka nkumva igishyingo pya nagira ne nkumva arikumbangamira oya rwose ibyo ngibyo mubyigeho ese ubundi urumva ni gute umuntu azana inote y'ibihumbi 5 agatura 500 kimwe cya 10 ntabwo gihagije ku muntu ufite amafaranga ngaho umva ibyo nibyo byambere nyine ndashaka no kutwiga tugende turebe ko nyine twandikemo kuko urumva umuntu asigaye yicarana na mugenzi we ugasanga yajya kuzura umwuka cyangwa yajya kuvuga ukumva aragukubise cyangwa kuriye inzara ugasanga Imana yagukoreye imirimo n'ibitangaza ibintu byinshi cyane wari warabuze akazura kabonye ubonye mu mafaranga ariko wajya gutunga amafaranga make muba mugomba guhesha n'Imana ikuzo kuba byonyine ibyo yabakoreye muba mugomba byibura kubigaragariza Imana mukayishimira apana kwiha dukeya kandi nayo yarabahaye byinshi. Kevin ejo ntabwo watuyije naye ntungendeho ejo bundi turara kwa musa twagiye gusenga wa mukobwa wari waje kurusura ntabwo twabuse ngo tubyine ukamukoma ku mabu wari gushaka he ariko ibyo ngibyo Imana yaravuze ngo twese twisanzure kandi kwisanzura nabikoze ibisanzura se bisanzura ku bitari ibyawe aho yaturutse si umwana w'Imana w'Imana se yakwiye ujye mukorakora uko bibona reka bitangeranya nawe n'abadiyakoni bagenzi bawe oya ntukajye ugenda iyo wifata ugatura igiceri cy'ijana kitakigura n'isabune wumva iyo mafaranga yawe watuyangaye ejo bundi ntabwo nabonye ituro igiceri cy'atanu ubwo se wari ugiye kubira atanu ni ukuri kw'Imana rata ko baruhari saa 5 si wowe wagiye kubika amata naraye ntabwo ari amafaranga nta giceri cy'atanu basazemo reka oya yaragifite muri cya kigo bati iki kigo cyajya ngo ntabwo ajya kivamo kandi ntukajye ugenda ntukongera kumutumva oya ntukagere kujya ugenda uzongera kunkuraho habe na rimwe haba ari mu rusengero cyangwa haba hari ahandi umva ese ugira ngo wanashobora ariko mwese mwicare mama pastor niyo munyibora agiye utazajya no kuvuga umunsi wabanye n'ibi nibyo ndashakaga muraba oya rwose ugishaka abantu ukajya ugende abariko ubu ni njye nakagombye kujya ngenda ni wanzabona umutwe nkahita kuri hamwe wowe ukoresha gutyo ntabwo washobora
usoresha igihugu cyatsinzwe wagira ngo ubundi wotakaye muri kaburimbo imodoka zakomeza zigahita ariko wazamuye umunwa seka ngaho bagufotore turebe kugaragara nagaragara se kuki ntabwo mwacecekana ikibazo cyatuzanye oya ntabwo ndikubwiye nabanza ambwira impamvu azamukiraho abantu urusengero ruzuye urusengero ruzuye iyo abandi uvuga ngendo ukajya uvuga ubundi kukuvuga ubona ntabwo nkuvugaho iki tekereza hanyuma se ujya kuvuga bateye makeya wari wamaranga ariko nkawe diyakoni kandi ufite n'akazi uri umumotari nka mugenzi w'ijana ujya utwara tubimenye basi ko uba watwaye umumotari ariko ngewe nkorera urugo rwanjye nkorera urugo rwanjye ntabwo uzaye ninde warwaye ni imana ngewe wagubatse imana wigezeho neza n'itafari ikarishyira ku nzira ariko mwagabanyije amatisi mwagiye mucicika ngewe ugishaka abandi ese mufite ibindi bintu mupfa muba mushaka kuzana mu nzu y'imana mubanze mubwire ibintu bituma mutumvikana muri abana b'imana y'ubwenge ikintu tupfa rwose kiri kumwe ngewe mbakubatse mujye mubyihorera ngewe agenda kuri moto iguze miliyoni eshatu byibuze wakagira muri izo miliyoni eshatu hari n'icyicumi cyawe kiriho ariko n'imana yaguhaye imana niba yarayahabaye ariko zana twirere nako zanira imana ntabwo uvuze ngo yazane yose zaramuhaye ubone amafaranga nayanjye mba nayakoreye nirirwa mu muhanda izo mba niriwe nanditse agahanga ku zuba none se nk'abana muhurira mu nzira mu muhanda ubatoza iyihe nzira yo gusenga gusenga se yo gusenga bazajya baza cyangwa babyihore ukwiriye guha abandi bantu urere mu meze gutyo kandi uri umuyobozi rwose ujya uvuga ariko ngewe n'ubu njye narakwitegereje ukuntu uteye mbona udakwiye kuba umudiyakoni ahubwo wagakwiye guhagarara ukuntu mbese ngewe bana nawe mu kabari cyangwa se ukabaye musi mu kabari kubera ko nta mudiyakoni wakameze nawe ngo reka banze wakoze pe uvugisha iby'ukuri wabaye musi mu kabari kuko hano ntabwo wabishobora ubundi gutonda nawe no kwiteranya n'imana ceceka gusa ariko niwongera kumvuga impamvu nzayisumba uretse ariko turasoma ejo bundi sinangiye kugukubita hariya muri karitsiye uri kumbwira ngo moto yanjye ngo yagiye mu byondo ngo ntabwo njyayo ariko wakijijwe n'abantu iyo batamfata ndakurahiye sha mwebwe ngomba kuzakwereka isomo ku buryo ahantu uzajya ubona uzajya usubiza izindi ndagira ngo mwese mucece kurumva mwahereye rero rwose n'ubundi ndakunda ariko banza uvugishe umwe w'umunwa turabanza dukemura ibibazo byatuzanye cyangwa turabanza dukemura ibibazo byanyu uko muri babiri aka kagabo ngewe gahora kamenya ibibazo byabo bazabikemurira mu ngo zabo tureka duteranire ntabwo nshaka kuzongera kumva mwebwe ubwanyu muri guhangana mu nzu y'imana ubwo ntabwo akase kawe nanjye kashobora sibyo kujya kubakubita abantu bakagakiza wowe washobora ariko twitahire ibi mu bintu navuze byose wumvishe n'ibindi mu bintu navuze yego hindura kuba umwaperi umuki umwaperi mbese ubundi usengera kugira ngo uvuge ngo umwaperi nako ni muri adeperi ukaba ushinzwe iki none mu kanya tuvuganya guke mbabwira ko hari ikihe kibazo ikibazo gihari ni wowe gitera guhera kare nicaye hano ikibazo gihari ni wewe ikibazo gihari dore iki ni icyo kubona umuntu agiye gutura amafaranga ugasize manga ugatangira kubarira imbere y'abakirisitu ni gute umukirisitu yajya gutura abona uri kureba niba ashyizemo igiceri cy'ijana ukajya kwirebeshwa ibyo urumva hari aho biba hanyuma wowe wambwiwe n'iki ko ngiye gutura ijana niba wowe utayabara wowe wabwiwe n'iki ko ariko wibuke ko cyagucitse kikikubita hasi kandi nta kindi giceri ugezeho icyo ni icyari gisagutse ku noti haguye n'inote kubera ubwinshi bwawe gica ku ruhande hanyuma se uragitora gutya urongera ugenda ushyiramo hanyuma iyo note yari ifite simake mu ntoki tuvuge ko yagiye ikamanukira mu gaseke nyumva rero mubwire nasizemo
yari umukamato nagiye shyiramo kubera ubwinshi bwaho igiceri kigwa ku ruhande. Ese ibyo byo urabyemera ko wabikoze? Urabyemera? Rwose muri bo muzi hari ukuntu umuntu atura amafaranga menshi akurikije uko yayaguye. Rwose umunsi nari nayatuye igiceri cy'ijana kigwa hasi. Si wowe waje kukintoragura? None hari ayandi wigeze ushyiramo? Hari yari yagezemo mbere. Yagezemo mbere utekana wari ukiri mu bakirisitu ukiri kugenda. Hajya. Tumiwe! Mufungure turebe uri gukoma. Turashize none. Tapa. Uyu ni wa mudiyakoni dusanzwe tuziranyemo hano wabaye gusa. Uyu ni wo wari ukomeye. Ese asigaye yarabaye umusinzi? I want problem! ariko abakirisitu nsigaye mfite aha ngaha babaye bari. Bamwita ke niyo mudiyakoni mushyashya. Bose ntibacyaka. Pasi sinaraye n'uwavuga. Maritazari. Mwahuraga se muganira ibiki? None si ibyo bihuriye n'inama twari twagutumiyemo ukaba ugejeje isaha tugiye gutaha akaba ari kuvuze ngo uje mu nama. Ku gisimenti ukora iki? Pasita wamubwiraga guhinduka akegera Imana? Wamubwiraga guhindukira akegera Imana? Wamubwiraga ngo ahinduke yegera Imana hanyuma azabashe kwegera ubwami bw'ijuru? Ikibi cyawe soma reka nza mbikora. I want problem! Oya soma hano. Wamubwiraga ngo ahinduke yegera Imana azabashe kubona ubwami bw'ijuru. Yego. Ariko ke usigaye byaragenze gute? Iratakomeza keve mwe. Jesus! Yereke inama urayimara. Ubundi kira ni ikiwazanya. Ni ikiwazanya. Icara hano usigaye kuva ryari? Isoko diyakoni wari umwera azenga akaguru. Icara hano. Inzoga yanjye arayumve. Icara hano. Waje gusenga cyangwa waje kunywa? Paka satani. Ubwira abakirisitu baturanye turebe ko twaguriye. Yaha, turashize noneho. Ese usigaye utura angahe kugira ngo uvuge ngo baguhe amaturo ujye kugura inzoga? Usigaye utura angahe? Ibihe utura angahe? utura urebye iyo nagiye nko mu kiyede ngakorera nka bibiri nshobora gutura agasemana. None ukaba ushaka inama cyangwa ushaka ikabibura angahe? Iriya nzoga igura $800 kwa burokori. Turashize none. Ese kuva ryari usigaye utura amafaranga senkana umva mubwire. None zikaruba Aho tuzaba. iyo myitwarire yanyu ntabwo nyishaka ahangaha n'imana. Reba kubera guhora ntura sinisagurira dore inkweto zansaziyeho. Ariko keve uribuka tujya gushinga rino di. Ngaho mwumvira ntabwo yasi. N'umwe wese nawe yasi.
ntabwo wasinze urafata izina ryanjye ukaryita ubu ngubu ntabwo wasinze abayaje nicyo ni ikibazo kiri ku itorero urafata izina ryanjye ukaryita ubu ngubu ubundi urishyashya ubundi aba naba aho bibera simuhazi mwese mushaka gukizwa none imyitwarire yawe ni iyihe reka mbwira ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga ngewe narakishijwe kubera nakozemo hano runo rusengero ujya kubwaka sinari impari twari turi sinjye wakoze ikirere ugakora igifuni none se kubera iki ukizana ubuzombe nk'ubwo twari dufite twumvikanye ko tugiye gukizwa iby'inzoga tukabireka none wowe uracyanywa inzoga ese ubundi urugero so nk'amanura kandi yagiye duhuramo waguye munsi y'umukino turabiyanta umunani twongeremo nawe kuri kuvugira ngo managuye mu mukino ndagira ngo bababwire ko tutari bangaje ntabwo ikiri wowe nawe ntabwo ari ibyo basombe ntabwo bakeneye kumva Imana kwigwa abavuye he rwose utanga igitekerezo cyawe cyanjye mu bintu murongera muri runo rusengero murebe ukuntu buri muntu wese waje hano mu rusengero mwajya mure kumwambura udukingirizo tumiwe mujye muhabura umuntu agakarito kugira ngo turebe ko twakwirinda inda zitateganyijwe kwirinda se wifashe wabiki ariko kwirinda duta kwivuza nyine ifate ureke ibyo by'ubukingirizo kwifata mu gihe byawe umukirisitu muzima agomba kwifata ntabyo gukoresha agakingirizo ntaki umukirisitu muzima ugendera mu murongo wa Kristo agomba kwifata baragufute nta bundi buryo na bumwe buhari ni ukwifata ntabwo uzijyana n'umugire iyi niyo mpamvu navugaga rero ko abantu nk'aba nta bashaka mu nzu y'Imana ubundi ibitekerezo waba Pasi. ibyo mu rusengero Pasi, turaguhagarika ese niba uvuga ko wakijijwe Turaguhagaritse mu rusengero. ndi kukubwira ngo turaguhagaritse mu rusengero ujye usenge nk'abandi bakirisitu ariko turaguhagaritse mu nshingano wari ufite mu rusengero turaguhagaritse mu rusengero turaguhagaritse ese igihe yatangiriye abamenye umutwe uyu muntu mumbabarira umusohore hano ibi bintu yasenye n'ibyo kuvuga ubu murabona ibintu navuze mwabyumvise cyangwa mwahise mukurikirana iby'uri tura hano tura cyambere se uko tura tura hano oya ambara ingofero yawe mugabo tura hano wowe ase wakwicaye tukumvikana ariko ntabwo yambikana tura hano ko nta yandi maturo arimo tura aragaragara twayahaye Imana tura hano hano mu rusengero ntabwo biba wapi ntabwo biba bicara hano none amafaranga yanjye ngewe ubika amaturo ngewe ubika amaturo wewe uje none oye kandi njye mwabisizeho amafaranga nayo ayi umunsi Tura. uyu ntabwo ari we uyabika buretse abanza yashaka si ubundi wari agufashe kugushaka uruhaguruka turahita dusubira tura hano tura hano ariko ubundi wari amafaranga bajya kuyagurira tura hano ubundi aba bantu ubundi Ita ubantu basa tura hano tatu amafaranga bajya kuyagurira igize ngo
ngusomere ijambo ry'Imana. Ngo wicara hano ngusomere ijambo ry'Imana. Ubu ni wowe mukristo tugiye. Harya Yesu atubura inzoga urabizi? Atubura inzoga? Ntabyo yaratubuye kuba ataduhaye. Yaratubuye ni divayi. Ni divayi. Irya biryo bivuga ihenda. Yatubuye mu bukwe bw'ikana. Mu bukwe bwabereye? Bwabereye ikana. Utambwira ko ugiye gufunga. Mu bukwe bw'ikana inzoga zarabashiranye, Yesu aratubura. Aratubura? Yesu burya ari umutubuzi. Ujya babandika abandi batubura bafite aho bitura. Aho ngaho. Niba kongera kubafata ngo babaterere. Reka musomere ukuntu byagenze. turashize none. Hano mu maritabi. Oya. Dutwika abazimu. Utwika abazimu? Mwana w'umuzimu n'ibunda. Mukanya. Buretse tega amatwi mbasomere ijambo ry'Imana. Nuko Mariya ajyana n'umuhungu we Yesu mu bukwe bw'ikana. Baranywa ariko inzoga iyi niva Yo ni kiyo yo mu gifaransa. Nuko vino irabashirana ariko Mariya agifite icyaka. Ubwo bikiyaho ucaka kakaru. Ubwo bamuye vino yose irashira Mariya atarasinda. Agifite icyaka. Warashatse Mariya. Ni Yosefu. Yosefu yashatse Mariya. Yosefu. None se ubwo nimba Mariya yaranywa ubwo Yosefu yanywaga ate? Nawe yarasomaga. Dukomeze. Nuko Yosefu Mariya kuko yari afite umuhungu we w'umutubuzi amurebana icyaka ariko avugana inyota ati muhungu wanjye gira icyo udufasha dore icyaka kibaye icyorezo. Yesu nawe nk'umuhungu wubahaga areba gusuzugura umubyeyi we Mariya, hanyuma abigenza uko yagiriye i Kanani atubura imigati yongera ahindura amabuye imigati atubura divayi. Sirakubwiye ko naraye ku gisimenti. Mfite ibitotsi wowe tonzonsomera ijambo ry'Imana n'inkanguka. Nuko rero amaze gutubura imigati arongera atubura divayi abatubuzi bavuga mucyo dushime Imana. Abatubuzi bakwira isi yose maze ubutubuzi buva ku nzoga n'itabi ndetse na divayi bukwirakwira mu mbuga nkoranyambaga, amakonti y'abantu nayo barahakinga karahava. Jesus! Wahereye kare usoma wambwira ko byanditsemo hano muri telefone wanjye. Reka bisoma Yesu kwa ukabari. Wanjye hano biri. Bisoma Yesu. Wambwira hano byanditse muri Bibiliya. Na telefone yanaze. Ni Bibiliya yera. Bibiliya yera umurongo wa 3. Umurongo wa 3 wese. Hari Bibiliya yera ibaho. Kandi ariyo nari gusoma. Iyo ni Bibiliya uvuze ntaguvuze ijambo ry'Imana ryanditse. Ijambo ry'Imana. Ryanditse. Guhera ku nteruro ya mbere bavuga Imana kugera ku ya nyuma. Muri Bibiliya hose. Ase mwese ndabona urusengero mwana uruhimbe akavuga. Umva mumbabarire muhaguke tugenda twaba abantu bose ndabona tutakiri kumwe mu nzu y'Imana. Mwahindutse ryari ko naronse ko tugendana namwe. Utaha mu buduri. Mwasigaye n'inzoga uyu yaraye ngo bari uyu yaraye noneho ashwana nawe ngo bari gupfa ibintu ntazi. Inzu y'Imana mwayihinduye urubyino
gufungura akabari nuko abakirisitu bagenda ubu naje nzi ko mpamagaje abayobozi b'abakirisitu tugiye kwicarana hamwe tukaganira ikibazo tukacyumvikana none mwese usanga aho tuzikana gukora mu nzu y'Imana haza amaturo si wumva haza amaturo ni mwebwe mugiteza mu nzu y'Imana nagira ngo muze mugikemura mumenyere haza amaturo muhaguke umva mubisigira abangabo yose ndabonanye ntazashobokana nabo muze twigeze aba mubareke genda nawe sha nuko amadini nzadukamera kwameza nawe genda turashaka abandi bakirisitu